abantu bashakira ibyishimo mu kunywa inzoga, abantu bashakira ibyishimo mu busambanyi, abantu bashakira ibyishimo mu kunywa ibiyobyabwenge. Erega nibyo kuko harababaye, ariko hari undi muti wakomora, n'ukwakira Yesu. Nukuri kunywa inzoga ntibyatuma ubona amahoro, nukuri kose guta urugo ntibyatuma ubona amahoro, kuko urugo rwanze. Ntago guhungira ubupfubyi mu busambanyi no gushaka ubundi buryo wabaho ntago aribyo bizakumara umubabaro. Oya, gutandukana n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe, divorce, ntago ari itanga amahoro. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana n'abane namwe, cyubahiro cy'Imana kibe mu buzima bwanyu. Dushimiye Imana iduhaye umwanya mwiza wo kuganira namwe ijambo ry'Imana. Nitwa Joseline Mukatete, ndi umukristo uteranira ku itorero rya ADEPR Gatenga. Ubu ni naho turi butuvugana. Imana ihimbazwe cyane. Hanyuma dushimiye n'Imana yakoresheje abayobozi bacu bakatugirira icyizere kugira ngo tuganire namwe ijambo ry'Imana. Ni by'igiciro, ni by'umumaro mu maso y'Imana. N'ubuntu bw'Imana bukomeye tugize kugira ngo duhagarare imbere yanyu tuvuga ijambo ry'Imana. Rero Imana ishimwe cyane. Reka dusenge, nitumara gusenga twumve icyo Umwami Imana yashyize ku mutima wanjye. Hanyuma turaza gusoza kandi nanone twongera dusenga tubwira Imana ngo Mana duhe imbaraga zo gusoza iri jambo ryawe. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye kuri Imana ikomeye, tugushimiye kuri Imana y'icyubahiro cyinshi, dushimiye izina ryawe turi imbere yawe. Turagushimye Mwami Yesu, wowe watumenyesheje data kubw'umusaraba wawe, wemeye kujyaho kandi ari umusaraba w'isoni, kuko watekereje ko kubana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa. Wisiga ubusa, uraza uza gusa nanjye, usa na bene data kugira ngo uturonke utubone. Ushimwe kuko intego yawe wayigezeho, ushimwe kuko utigeze wihakana guhakana umusaraba wange n'isoni zawo, kubera ko wabonaga ibyishimo biri inyuma yawo ari ryo torero, ni jewe na bene data. Mu izina rya Yesu Kristo turasenze ngo ubane natwe muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ryawe. Cyubahiro cy'Imana kitugote, kandi umwuka wera w'Imana dushoboze kubitanga nk'uko Imana ibishaka, bisohoza umurimo wabyo mu mitima y'abantu bawe. Urakoze kuko uri kumwe natwe, mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya kabiri Mose yanditse. Ni igitabo cyitwa Kuva, igice ni icya kabiri. Turasoma duhere ku murongo wa kabiri. Haravuze ngo uwo mugore asama inda abyara umuhungu, maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi 3. Ananiwe guhora amuhisha, amubohera akato agapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi, ashyiramo uwo mwana, agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Imana ishimwe. Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya 16. Turasoma umurongo wa 19. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya 16, dusoma umurongo wa 19. Haravuze ngo hariho umutunzi wambaraga imyenda y'umuhengeri n'iy'ibitare byiza, kandi iminsi yose agahora adamaraye. Kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro, wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire, umubiri we wuzuye ibisebe. Imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe, kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungukira buva ku meza y'umutunzi. Bukeye umukene arapfa, abamarayika baramujyana mu gituza cya Aburahamu, n'umutunzi nawe arapfa arahambwa. Ageze ikuzimu arababazwa cyane, yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye. Arataka ati, Aburahamu sogokuru, babarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe ku mutuzi antonyangirize ku rurimi, kuko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati, mwana wanjye, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi, none aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Kandi uretse n'ibyo, dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe, washyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuzaho muri batabibasha, kandi n'abavaho batagera hano. Nawe ati, ndakwinginze sogokuru, ngo nibura umwohereze kwa data, kuko mfite bene data 5, ababurire ngo nabo batazaza aha hantu ho kubabarizwa cyane. Aburahamu aramubwira ati, bafite Mose n'abahanuzi babumvire. Nawe ati, oya sogokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Aramubwira ati, nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yazuka. Imana idufashe cyane. Turasoma rwandiko Paulo yandikiye Abakorinto, igice cya 4. Rwandiko Paulo yandikiye Abakorinto, turasoma igice cya 4 umurongo wa 16. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma saza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye.
kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka byose bukomeye. Natwe ntitureba kubiboneka ahubwo tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari by'igihe gito naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Amen. Iri jambo ni ryo turi buganireho umwanya utari munini, rifite intego ivuga ngo umusaruro cyangwa inyungu ziri mu mibabaro y'umukristo. Ese umukristo birakwiye kababazwa? Ese bibaho ko umuntu w'Imana yageragezwa? Bibaho ko umuntu Imana yamenye ikamuhamagara mu izina ikamubwira ngo Yakobo ndagucunguye? Bibaho ko yageragezwa? Yego bibaho, birashoboka. Imibabaro niyo sabune cyangwa nirwo ruganda Imana inyuza mu mukiranutsi kugira ngo abashyitse rwose. Petero yaravuze ngo nimugubwa gituma nibibagerageza ntimugasakuze ngo muvuze induru nk'abagushije ishyano, ngo ahubwo mubyishimire ngo kuko muzi ko mufatikanije imibabaro n'abandi bizera bose muri Kristo Yesu. Rero kubabazwa k'umuntu w'Imana si ishyano, ntago kubabazwa k'umuntu w'Imana ari uko Imana imwanze, oya, ari ibyo haba hari imanza nyinshi abantu bazaburana bafite n'ingingo zibarengera, ariko kuko Imana ikiranuka muri byose. Haleluya. Imana ntikiranirwa, Imana irakiranuka, icyo gusa kikaba kiruzuye. Imana ishimwe cyane. Rero mu Mana nta kibi kibamo. Imana ni nziza, Imana irera, Imana irakiranuka, n'ibyo ikora byose birera. Imana ishimwe cyane. Rero umusaruro cyangwa inyungu ziri mu mibabaro y'umuntu wizera Imana turaza kuzirebera hamwe, ariko twifashishije ijambo ry'Imana. Uyu ni Mose yavutse mu gihe gikomeye. Murabyibuka uko Abisiraheli bageze muri Egiputa, ukabura yasinziriye, inkongoro zikamujyana igitambo. Imana iramubwira ngo ubwo wasinziriye inkongoro zikakujyana igitambo, urubyaro ruzagukomokaho ruzamara imyaka 400 mu kindi gihugu bakorera undi mwami batazi, ariko imyaka 400 nishira nzibuka isezerano ngiranye nawe, nzabagarura muri iki gihugu kibe gakondo yabo. Uko bagiye murabyibuka, Aburahamu yaje kubyara, abyara Isaka, Isaka abyara Esawu na Yakobo. Bene Yakobo rero nibo bagiye muri Egiputa ku mpamvu z'uko bagurishije Yosefu babahungu 11, ubwo na Yosefu wa 12. Murabyibuka ko ise yababwiye ngo nimugenda Yosefu ugenda ujye kureba bene soho baragiye intama aho bari mu mashyo, ubashyiringemo hanyuma unzanira amakuru y'imvaho umbwira uko bamerewe. Bibiliya iravuga ngo kuko Yosefu yari amaze iminsi arota ngo bene se bari baramugiriye ishyari. Iryo shyari rero ryatumye bashaka kumwica, ariko Rubeni arababwira ngo twe kwishyiraho amaraso ya mwene data, ahubwo ngo Yuda bagira inama aravuga ngo tumugurishe. Baramugurisha n'Abishimayeli ibiceri 20. Yosefu aragenda, ariko umugambi w'Imana umuherekeje. Uko yagezeyo rero akagira umugisha ku Mana, Imana imuha umugisha muri icyo gihugu. Ibyo yakoze byose byamubereye byiza. Uko muka Potifari yamugambaniye agafungwa akamara igihe muri gereza, ariko kongera kuza kugaruka mu rugo, ariko avayo ahita ahinduka umuntu ukomeye mu bwami bwa Farawo cyangwa mu bwami wari uyoboye icyo gihugu. Bibiliya ivuga rero ko ikanani inzara yarateye, hanyuma baza guhaha muri Egiputa. Bahageze Yosefu ngo arabihishurira, arabwira ngo ni ngiyewe ni Yosefu. Ese papa wanyu aracyahari? Baramubwira ngo data aracyahari. Bajya kuzana Yakobo n'abandi bene se bari basigayeyo, baza muri Egiputa. Uko niko bageze muri Egiputa, ngo abatuzi Gosheni, ngo hari ahantu heza kandi ngo n'amatungo yabo abaho uburyo bwo kubaho, arabagaburira bagubwa neza. Ngo kuko Abisiraheli rero bene Yakobo bageze muri Egiputa bahamara imyaka 430. Iri jambo twasomye rero ni igihe Yosefu yari yarapfuye, ngo hima undi mwami utazi Yosefu. Uyu Farawo ngakoresha imirimo y'uburetwa Abisiraheli, arabatoteza cyane, arabababaza, ariko kubabaza kwe ngo kwari kugira ngo batagwira, ngo kwari kugira ngo batororoka. Yari afite intego yo gutuma batororoka ngo bagwire muri icyo gihugu. Abakoresha imirimo y'uburetwa, abakoresha uko byo abyumva, ariko ngo Imana komeza kubatera umwete wo gukora iyo mirimo, ariko baranororoka. Ngashakisha ubundi buryo, ngabwira ababyaza babiri bari bahuriho muri icyo gihe witwa Puwa na Shifura, arabwira ngo nimugera muri maternité cyangwa nimugera aho ababyeyi babyarira, cyane cyane ab'Abaheburayo, mujye mubitaho cyane. Nimubona umwana agiye kuvuka mujye mumuhotora, mumuhereza intumbi. Imana itugirire neza. Mose rero yavutse muri iki gihe gikomeye, ariko Puwa na Shifura ngo bigira inama mu mutima, baravuga ngo ubwo abantu bubaha Imana nta mpamvu yo guhotora abana babo. Umwami abatumaho arabaza ngo niki cyatumye mudasohoza itegeko nababwiye. Puwa na Shifura basubiza umwami, baramubwira ngo Abaheburayo kazi ni abanyembaraga, iyo
iyo tugiye guhotora abana babo dusanga bababyaye kare babakikiye bari kubonsa, nguko uko Abisirayeli bagiye bagwira muri icyo gihe cyabo. Mose rero nawe yavuyetse muri iki gihe gikomeye cyo kwicwa kw'abana b'Abaheburayo, ariko umugambi w'Imana wari uri ku buzima bwe. Imana yari yaramuteguye kera. Haleluya! iyo Imana yaguteguye kera mu bitekerezo ikunyuza hakomeye, kandi kunyura muri ibyo bikomeye niko guhinduka ukomeye mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe. Kunyura mu nzira zikomeye z'ubuzima niko guhinduka ukomeye mu bwami bw'Imana. Umva ukuntu Imana yabwiye Yeremiya ashidikanya, yanze kujya guhanura. Imana yamubwiye ngo Yeremiya, ndaguhamagaye ngo ube umuhanuzi, nshyize imbaraga mu kanwa kawe, uzarimbura, uzategeka, uzavuga ibintu byose bibeho. Ariko Yeremiya atangiye gushidikanya ati Imana ko ndi umwana, ko ntazi kuvuga. Kandi impamvu yatangaga zarumvikanaga, ariko Imana iramubwira ngo Yeremiya, genda uhanure kuko nakumenye kera ntarakurema. Haleluya! Yeremiya yari mukuru mu bwami bw'Imana kubera ko Imana yamumenye itaramurema. Imana ishimwe cyane. Iramubwira ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, icya mbere ndakweza, icya kabiri nguhindura umuhanuzi uhanurira amahanga. Imana ishimwe. Iyo uri kuza mu buzima bw'Imana, Imana yateguye usoza umugambi w'Imana, nukuri kose uhinduka ukomeye nubwo waba waranyuze mu bikomeye. Haleluya! Hanyuma rero Mose nyina aramutwara ajya kumurera. Bibiliya yavuze ngo ananiwe guhora muhisha, ngo amubohera akato, ngo kaboshye mu ntamyi, ngo agasiga ibumba n'ubushishi. Urumva, yafashe ibumba ashyiraho ubushishi, reka tubyitiranye na beto mu gihe cyacu, ngo aragakomeza rwose. Imana yacu idufashe cyane. Ngafata uwo mwana amushyiramo, ngamujyana mu ruzi, ngamujugunya yaritahira. Bati mwana wanjye rwose ndananiwe, nta kindi nakora. Hari igihe imbabazi z'abantu zirangira, hari igihe cy'abantu gishira, hakaba hasigaye umugambi w'Imana. Haleluya! Hari igihe imbabazi z'abantu zirangira, umuntu akakugirira imbabazi mu gihe runaka, uzihangana izo mbabazi z'abantu nizishira, imbabazi z'Imana zihera bene aho ngaho. Kandi na biriya bakoze niyo yabiteye kugira ngo babikore. Imana ihimbazwe cyane. Rero imfatiro nizisenywa ujye ukomera no ku munsi mubi. Imana ishimwe. Hanyuma biriya yavuze ngo umukobwa wa Farawo ngaramanuka agiye koga. Mu by'ukuri ntabwo umukobwa wa Farawo yarakwiye kujya kogera kuri uru ruzi, kuko ntekereza ko ibwami batari babuza amazi, niko mbitekereza. Ariko ngo yaramanutse kubera umugambi w'Imana, ngajya ku ruzi aho nyina wa Mose yajugunye umwana. Ngahageze ngabona akato kari kureremba mu mazi. Hanyuma ngabwira abaja baravuga ngo nimugende munzanire kari akato. Ngagapfunduye ngabona harimo umwana mwiza, ngaravuga ngo yo mbega umwana mwiza, ariko uyu mwana ni n'Umuheburayo. Imana idehesha amaboko y'uyu mukobwa. Mu bitekerezo bya Farawo havugaga ko abana b'Abaheburayo bakwiye kwicwa, kandi uyu mukobwa na wa Farawo nawe kuko yagombaga gushyira mu bikorwa ibyo se atekereza. Ariko ngo Imana imushyira igikundiro mu maso, amaboko yiyagira amanyantege nkeya, yari no kumuhotora nta n'uwari kwirirwa baririza. Haleluya! Haleluya! Ariko biravuga ngo nuko Miriyamu yari araho hafi ngo yitegereze ibibe kuri Mose. Avati Mose, uri musaza wanjye, ariko wihangane, wavutse mu gihe kibi rwose, twagukundaga, nta kindi twakora, na mama yagukundaga cyane, niwe wakonsaga, none yakujugunye, nanjye nta kindi kintu mfite nagukorera, ugende mahoro, Imana ikwakire. Ntekereza ko ari uko Miriyamu yavugaga. Ariko abonye umukobwa wa Farawo amufashe, aramubwira ngo mbese sinagufasha kuguhuza n'umubyeyi wadufasha kurera uyu mwana. Bibiliya banga umukobwa wa Farawo aramubwira ngo genda umunzanire, ariko namara gukura muzamumunzanire kandi nzamuhemba. Imana ishimwe. Hanyuma Miriyamu aragenda azana nyina wa Mose, ariko abihisha umukobwa wa Farawo. Haleluya! Ntabwo ibintu byose babivuga, ujye uceceka utuze utegereze umugambi w'Imana. Bibiliya banga nuko Mose aragenda asubira mu biganza bya nyina, aramurera, aramwonsa, bakajya bamwohereza ibimufasha. Ngo amaze gukura bamushyira umukobwa wa Farawo. Uyu mukobwa wa Farawo, hano kwa Farawo yahamaze imyaka 40, murabyibuka uko yagiye gusura bene wabo. Ngo ageze yasanga Umuheburayo ari kurwana n'umunyamahanga, aramukiza. Ubukurikiyeho ngasanze abanyegiputa barwana ngo yicumwe muri bo. Bibiliya iravuga ngo nukarahunga amenye ko babimenye ko yishe umunyegiputa. Arahunga ajya kwa sebukwe Yetiro, hanyuma ajya kuragira intama. Agezeyo aragira intama, ariko ngo muri icyo gihe ngabona igihuru kirimo kirashya kidakongoka. Yari afite intama aragiza inkoni, yari afite iragiza intama za sebukwe. Imana iramubwira ngo Mose, we gutambikishwa no kureba igihuru cyaka umuriro ntigikongoke, ahubwo kwetu
turi inkweto zawe kuko aho uhagaze arahera. Mose arabikora, kuko turi inkweto bisobanura kwihana no kwatura. Arabikora, amaze kwezwa Imana iramubaza ngo ufite iki Mose? Abwira Imana ngo mfite inkoni mu ntoki zanjye. Imana iramubwira ngo irambike hasi ihinduka inzoka. Arongera iramubwira ngo ufate ku murizo, arayifata ngo irongera ihinduka inkoni. Mose abwira Imana ngo Mana, ibi nasize no muri Egiputa babikora. Imana iramubwira ngo ndashaka guhagurukana nawe ukagenda ugakura Abisiraheli mu buretwa ukabajyana mu gihugu, kuko numvise iminiwo no kuniha ku bwoko bwanjye n'amarira yabo narayabonye. Ugende ubwire Farawo, ubabwire ngo igihe kirageze ko abana banjye bataha. Mose abwira Imana ngo izi nkoni naherutse muri Egiputa nabo babikora ni ibintu biciriritse bino. Imana ibaza Mose ngo kandi se fata ikiganza cyawe ugishyire mu gituza ngo gihinduke ibibembe, gagikuyemo ngagisubizamo ngo kirongera kirakira. Imana ibwira Mose iramubwira ngo Abisiraheli ndetse na Farawo niba temezwa n'ikimenyetso cya mbere bazemezwa n'icya kabiri. Imana ihimbazwe. Mose ahagurukana inkoni ajya gukura ubwoko bw'Imana muri Egiputa. Uko Imana yakoresheje ibitangaza 10 muri Egiputa, abibereye i Gosheni babaye amahoro. Murabyibuka, Imana irabajyana. Ijambo nagendereye rero, imibabaro y'umuntu w'Imana, ubuzima umuntu anyuramo, iriya nzira ndende y'ubuzima. Mu mibabaro yacu harimo umugambi w'Imana, mu mibabaro yawe harimo umugambi w'Imana. Haleluya. Imana ntuyituke, Imana ntuyivuge nabi. Hahandi Imana yakunyujije wabonyemo ineza y'Imana. Imana ntiyigeze igutererana. Imana ishimwe cyane. Mose rero yabaye umugabo ukomeye, aba umuntu udasanzwe, akoreshwa ibikomeye. Imana ititaye ku mibabaro yanyuzemo. Imana ishimwe cyane. Imibabaro yawe yose Imana irayizi kandi ihinduriye imibabaro kugira ngo ikunezeze. Ese ni iyihe mibabaro Imana yitaho? Kugeragezwa k'umuntu w'Imana. Muri mbye yaravuze ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye. Imana ishimwe. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo kandi yarambohoye angira imbohore, ngo yamviriye n'amaraso yo mu mutima we, ngo ndanezerewe cyane kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe. Ageze ku gitera cya kabiri yararirimbye aravuga ngo ibyiza Imana yakoze byose mbifitemo umufasha. Imana ishimwe. Aravuga ngo niwe umfasha mu bintu byose bikomeye. Imana ishimwe cyane. Avuga ijambo ryiza nagendereye, aranga imibabaro yanjye yose niko ayizi, ngo kandi ahinduriye imibabaro ngo kugira ngo anezeze. Ngo Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Icyo nshaka kuvuga muri iyi ndirimbo ni Yesu wakugize kuba umuvandimwe we. Imana ishimwe niba ari we wabikoze. Noneho imibabaro yose iboneka mu gakiza, iyo mibabaro Imana yemeye kuyishingira. Umukuntu Petero yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo yemwe bwoko bw'Imana, nimugubwa gituma nibibagerageza mwe kwikanga ngo muvuze induru ngo mumere nk'abantu bagushije ishyano, ngo ahubwo mwishimire mu Mwami Yesu, muririmbe indirimbo nyinshi. Haleluya. Muri mbye yararimbye aravuga ngo ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro. Aravuga ngo naho ndiho naho napfa, ngo nzi ko nkundwa n'Uwiteka, ngo kandi ampa ibyo nkenye byose ndamahoro. Amen. Imibabaro Imana izi ni imibabaro izanwa no gukiranuka, imibabaro duterwa n'agakiza. Haleluya. Iyo usomye mu Baheburayo 11 herekana intwari zo kwizera. Bibiliya ikavanga abo babaye intwari zo kwizera, ngo ndetse ngo barebaga isi ngo bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira. Imana ihimbazwe cyane. Bamwe bagiye batubatse ama etaje, abandi bagiye badashatse abagore n'abagabo, abandi bagiye ari inshike, abandi bagenda basize abana babo bapfuye babareba. Ba Stefano babateye amabuye ngo ariko bakomeza kurarama, ngo bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira, ngo bakabona umudugudu Imana yubatse ngo bakishimira kujyamo, ngo ndetse n'Imana niyagiraga isoni zo kwitwa Imana yabo. Imana ihimbazwe cyane. Imibabaro tuterwa no gukiranuka, imibabaro yo mu gakiza k'Imana. Imana ishimwe. Yohana yandika mu Byahishuwe yaravuze ngo ndabandikiye mwebwe bene data, abo dusangiye amakuba n'ubwami muri Kristo Yesu. Rero hariho imibabaro Imana izi, ni imibabaro tubabazwa kubwo gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Uyu Mose rero yaciye muri iyo mibabaro ariko ari mu mugambi w'Imana. Abisiraheli Imana yabanyujije mu butayu ariko biri mu mugambi w'Imana. Bishushanya ubuzima bw'umukristo ko umuntu ashobora kunyura mu nzira y'ubutayu, ariko iyo tujya ari heza, turajya mu ijuru iwabo ibihumbi by'abanesheje. Imana ishimwe cyane. Mose rero Imana yaje kumukoresha ibikomeye, murabyibutse, kandi yaje gusoza neza urugendo rwe. Imana ihimbazwe. Yabaye umugabo w'umunyentwari, yabaye umugabo w'umunyembaraga mu bwami bw'Imana. Abaho ari umuntu Imana itangira urugero.
Imana itangira ubuhamya kugeza ubwo yavuganye na Miriyamu na Aroni, arababwira ngo mwebweho nzajya mvuganira namwe mu nzozi no mwiyerekwa, ariko Mose umugaragu wanjye tujya tuvugana imbona nkubone. Imana ishimwe. Ijambo twasomye muri Luka 16:19 hatubwiye amakuru y'abagabo babiri, uwitwaga Lazaro ngo wari umukene n'umutunzi. Ntago bira yavuze izina rye, imwita umutunzi gusa. Uyu Lazaro ngo yahoraga ku irembo cyangwa yahoraga ku muryango w'umukire, ngahora amubwira ngo wangaburiye, ngagashimishwa cyangwa akifuza guhazwa n'ibyo kurya byavuye ku meza y'umukire. Hanyuma ngo igihe kiza kugera, uyu Lazaro arapfa. Uyu Lazaro atandukanye na Lazaro musaza waba Marita na Mariya. Hanyuma uyu Lazaro w'umukene ngo arapfa. Bibiliya iravuga ngo abamarayika baramwakira, ngo baramuzamukana, ngo bamushyira mu gituza cya Aburahamu. Ngo ikindi gihe kiza kugera nacyo, ngo nyamutunzi nawe arapfa, ngo aramanuka gikuzimu, ngo ho yababaraga cyane, ngo yubuye amaso, ngabona Lazaro yibereye mu gituza cya Aburahamu. Ngo arahamagara avuga ngo yewe sogokuru Aburahamu we, nta kintu wakora k'ahantu ndi kubabara ukabwira Lazaro agafata urutoki rwe akarukoza mu mazi, nibura agatonyangiriza ku rurimi rwanjye nkumva norohewemo gakeya. Bibiliya iravuga ngo nuko Aburahamu asubiza nyamutunzi aramubwira ngo ukiriho mu isi, Imana yaguhaye amahirwe yose, Imana yaguhaye ubuzima bwose wari ukeneye, urishimura nezerwa, none ngibyo ibihembo kuko utahishuriwe neza ko no muri ubwo bukire bwawe ushobora kwizera Imana ukazabana n'uyu Lazaro. Hanyuma Lazaro nawe mu mibabaro ye yagerageje kwishingikiriza ku Mana, hanyuma amaze gupfa abamarayika baramuzana baramunyegereza. Imana ishimwe. None nta kindi kintu twakora kuko hagati yacu ndamwe harimo umworera munini cyane utubuza kuzaho muri, kandi namwe ntimufite uburenganzira bwo kudusanga aho turi. None wihangane, byararangiye. Bibiliya yatubwiye ngo nuko nyamutunzi arambwira ngo none se sogokuru Aburahamu nta kindi kintu twakora, nta kuntu wakohereza Lazaro agasubira mu isi akajya kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, akababwira ngo ntimuzaze hano. Abwira Aburahamu arambwira ngo mfite abavandimwe banjye 5 nabo bakwiye kumva ubutumwa bwiza kugira ngo batazansanga ahantu ndi kuhababarizwa. Bibiliya banga Aburahamu aramubwira ngo yewe nyamutunzi we, iturize aba mu isi bafite Mose n'abahanuzi, niba bumvira bazabona ubugingo, ariko niba batabumvira nta bugingo bazabona. Ndashaka kuvuga kuri imibabaro y'uyu Lazaro, kubabazwa kwa Lazaro, gutungwa n'ubuvungukira buvuye ku meza y'umukire, ntibyabaye imbogamizi yo gukiranuka kwe kugeza ubwo yapfuye. Imana iramuzamura ajya mu gituza cya Aburahamu. Haleluya. Umva ukuntu Pawulo avuze mu Bakorinto igice cya 4:17 avuze ngo iki? Aravuze ngo nicyo gituma tudashogora. Haleluya. Nicyo gituma tudashogora. Kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, ariko umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya. Imana ishimwe. Ngo kuko kubabazwa kw'igihwayihwayi kw'akanya gatoya ngo kugenda kuturemera ubwiza. Haleluya. Kubabazwa kwacu k'uyu muntu w'inyuma kuturemera ubwiza bw'iteka ryose. Pawulo aravuze ngo niyo mpamvu tureba ku bitaboneka, twebwe duhanze amaso ku bitaboneka, ngo kubera ko ibiboneka ari by'igihe gito, ngo ariko ibitaboneka ni iby'iteka ryose. Imana ishimwe. Hari irindi jambo Pawulo yaravuze ngo mbonye ko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzabona. Haleluya. Yandikira Abafilipi yarabwiye ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza akazava, ngo ubwo azaza akaza guhindura ibintu byose kuba bishya. Haleluya. Yesu aganira n'abigishwa be mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 14. Abigishwa bari bamaze iminsi bamubaza ibibazo byinshi. Petero akamubaza ati ko twasize byaje tukagukurikira uzaduhemba iki? Yesu ati nukuri nzabahemba ubugingo buhoraho, kandi nibyo mwasize Imana izajya igenda ibakubira. Ariko Mariko we yaravuze ijambo rikomeye ntinya, aravuga ngo ndetse no kubabazwa nabyo. Imana itugirire neza. Hanyuma aganira nabo mu gice cya 14 muri Yohana, arababwira ngo ariko mwabigishwa banjye mwebweho nimuhagarika imitima yanyu. Haleluya. Nimuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere, kuko mu rugo rwa data hari amazu menshi, yaba adahari mba mbibabwiye. Imana ishimwe cyane. Rero imibabaro y'umuntu w'Imana, imibabaro y'umukristo mbese yavamo uwuhe musaruro? Reka turebere hamwe
imibabaro yacu ibamo uwuhe musaruro mu bwami bw'Imana? Icyambere cy'inyungu ziri mu mibabaro y'umuntu wizera Imana ni imfashanyigisho ku bandi bose bazageragezwa nkawe. Kugeragezwa k'umuntu w'Imana bijya bihinduka imfashanyigisho ku bandi bose bazageragezwa nkawe. Imana itugirire neza. Hana asenga yabwiye Imana ngo Mana, nunyibuka ukampa umwana w'umuhungu nzamugutura abo umukozi wawe. Hanyuma Imana iramuhira. Ubwo umutambyi Eli yamubwiraga ngo genda iri joro Uwiteka guha ibyo wamusabye. Murabyibuka ko Uwiteka yazibuye inda ya Hana, hanyuma ngabyara umwana w'umuhungu amwita Samweli. Igihe kigeze aramujyana mu nzu y'Imana. Hanyuma ageze mu nzu y'Imana abwira Eli, aramubwira ngo ninjye wa mugore, ninjye wari umunyamibabaro, ninjye wari waramenyereye intimba, ariko Uwiteka yangiriye neza. Wari ingumba byaye 7, aravuga ngo kandi abazabyumva bose bazafatikanye nanjye gushima. Haleluya, Imana ihimbazwe. Imibabaro yawe, imibabaro y'umuntu wizera Imana, suko Imana imwanga, suko Imana ishaka kumubabaza. Suko harimo urwango, oya, ahubwo Imana irashaka kukugira imfashanyigisho ku bandi bose bazageragezwa nkawe. Wirinde kuba ikigwari rero, kugira ngo kugeragezwa kwawe kuzavemo inyigisho ikomeye ku bandi bazagukurikira. Abana bawe bajye bavuga ngo tuzihangana nka mama, abana bawe bazavuga ngo tuzihangana nka papa, abazagukomoka bazavuga ngo natwe tuzagerageza. Urumva, abo mukorana mu kazi bavuge ngo turashaka kumera nka runaka, abo mubana mu buzima busanzwe. Imana kugira imfashanyigisho ku bandi bageragezwa nkawe. Nguyo umumaro wa mbere ku mibabaro y'umuntu wizera Imana. Icya kabiri, Imana mu mibabaro yacu ntigira isoni cyangwa ntigira ubwoba zo kutubikamo imbaraga zo gukora ibitandukanye n'ibyo twebwe dutekereza. Imana ibika imbaraga zikomeye muri twebwe mu mibabaro yacu, muri imibiri irwara, muri gucogora. Hari igihe Imana itubikamo imbaraga. Pawulo yandikira Abaroma n'ubundi mu gice cya 4 murongo wa 7 yaravuze ngo nubwo dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba, kugira ngo imbaraga zisumba byose zibe iz'Imana zidaturutse kuri twe. Dufite amakuba impande zose, ariko ntidukuka imitima. Turashobewe ariko ntitwihebye, turarenganywa ariko ntiduhanwa, dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose. Tugendana mu mubiri iteka urupfu rwa Yesu, ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu. Amen. Tugendana ubutunzi mu nzabya zibumba. Imbaraga z'Imana ziri muri twebwe. Agakiza Imana yashyize muri twebwe karakomeye kurusha ibitugerageza. Imana ihimbazwe cyane. Umusaruro wa gatatu Imana ikura mu mibabaro yacu ni ifumbire y'ubutumwa bwiza. Ni ifumbire y'ubutumwa bwiza ku batarizera. Murabyibuka ubwo Petero na Silasi, Paulo na Sila, ubwo babashyiraga mu nzu y'imbohe bakabakubita, bari bakijije umuntu, ngo bituma Abayuda barakara cyane, ngo barabafata barabakubita, ngo bashyira mu nzu y'imbohe. Ngo ariko muri iryo joro Paulo na Sila bararirimba, barasenga, bararirimba, barasenga, ngo bararirimba, barasenga, ngo nuko iminyururu yagera ziradohoka, inzugi zirakinguka. Bibiliya iravuga ngo nuko umurinzi ngabonye ibyabaye, uburyo inzugi zakingutse, uburyo iminyururu yadohotse, imfungwa zose zasohotse, ngo ariko nta numwe wari wacitse. Ngafata inkota ngo yiyice, ariko Paulo aramubwira ngo we kwigirira nabi, twese turi hano. Ibi ngibi ureba byavuye mu mbaraga zo kuririmba no gusenga. Ntiwigirire nabi. Bireba ngo nuko arababaza ngo none se ngewe nkwiye gukora iki kugira ngo mere nkamwe? Ngo baramubwira ngo izere umwami Yesu n'abo mu rugo rwawe bose. Haleluya. Imibabaro yacu mu nkoni Paulo na Sila bakubiswe, bagashyirwa mu nzu y'imbohe bababaye, bihebye, bumva arabo gupfa, ariko nyuma bakiyongora, bakumva ijwi ribongora ngo nimuririmbe kandi musenge. Byavuyemo ivuga butumwa rikomeye rituma umurinzi wari ubarinze yakira agakiza. Bibiliya banga arabamanukana abajyana mu rugo ngo abomora inguma, arabagaburira. Ngo nuko Paulo na Sila babwiriza ubutumwa bwiza, ngo barababatiza muri iryo joro, ngo mu gitondo umurinzi agaruka mu kazi. Haleluya. Imibabaro yacu rero ni ifumbire y'ubutumwa bwiza. N'ahantu Imana itunyuza kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza. Imana ihimbazwe cyane. Mu rupfu rwa Stefano niho Paulo yaje kwakirira agakiza nyuma yaho. Imana ishimwe cyane. Icya kane kirimo umusaruro w'imibabaro y'umuntu wizera Imana, nuko Imana ibikiye ingororano abizera bose. Imana ibitse ingororano nyinshi. Hari amakamba bera bazambikwa kubwo kwihangana. Iyo ngeze hano mpita nibuka ko mu ijuru hari ibyiciro byose by'abanesheje. Haleluya.
dufite abasore banesheje bajya mu ijuru batandavuye batagayishije Imana, bari mu ijuru. Imana ishimwe. Dufite abakobwa bapfuye neza, intwari zo kwizera, bategereje ingororano, ngo bahora bavuga ngo Mana uzaza ryari ngo uhorere amaraso yamenwe. Abakobwa bihanganye bajya mu ijuru batiyandaritse, barakiranuka, bakiranukira Imana. Dufite abagabo b'abanyembaraga mu bwami bw'Imana, kugeza ubwo Imana yavuze ngo mbonye aba bagabo batatu, nkabona Nowa, nkabona Mose, nkabona n'abandi ba Eliya n'abandi, nakize uyu murwa. Tekereza abo bantu Imana yirata ikavanga aba n'abagabo bakomeye mu bwami bw'Imana. Haleluya. Dufite abagabo babaye intwari, Imana ivuga ngo aba bagabo baranesheje, bategereje kuzahabwa ibyasezeranijwe, ariko umwanditsi w'Abahebureyo yaravuze ngo abo ngabo nabo baradutegereje. Dufite ababyeyi b'intwari bakiranukiye Imana, bamwe babapfakazi ba Dorukasi. Dufite abagore b'intwari nka ba Debora bagiye mu bwami bw'Imana, biyangaje mu murimo, bakora imirimo itandukanye mu bwami bw'Imana. Dufite ibyiciro by'abantu bagiye mu bwami bw'Imana, bategereje ko natwe tugerayo ngo duhabwe ibyasezeranijwe hamwe nabo. Rero inyungu ziri mu mibabaro yacu nuko tuzambikwa amakamba, nuko tuzabona ingororano zikwiriye ibyo twakoze. Imana ishimwe. Mu mibabaro yacu aho niho Yesu azaduhamagara kugira ngo nimuze mwebwe abihangananye nanjye, nimuze mwebwe abihanganiye imibabaro, nimuze mwebwe abagumanye nanjye, nimuze mwebwe abihanganiye mu bupfubyi, nimuze mwebwe abihanganiye mu bupfakazi, nimuze mwebwe abihanganye, nimuze Data yababikiye ubwami. Aho niho Yesu azatubwira ngo nimwakire ingororano z'ibyo mwakoze. Rero ingororano ziri mu mibabaro yacu nuko tuzahabwa igihembo gikwiriye ibyo twakoze. Imana ishimwe cyane. Cya gatanu kiri mu mumaro cyangwa inyungu z'imibabaro y'umukristo ni igishushanyo mbonera cy'ubuzima bw'umukristo nyawe. Ni igishushanyo mbonera cy'ubuzima bw'umukristo nyawe. Yesu abwira abigishwa be, yarababwiye ngo ndabasize, kandi ndabizi ko mbasize hagati y'intama, mbasize hagati y'ibirura, mbasize hagati y'ibintu bikomeye. Muzagambanirwa, bazabanga, muzahohoterwa, bazabica, muzazira ubutumwa bwiza, ariko nimuhumura Umwuka Wera azabana namwe. Haleluya. Rero ubuzima bw'umukristo ni igishushanyo mbonera cy'umukristo nyawe. Ubwo Yesu yababajwe akemera umusaraba, akemera kuwikorera, twemere kunyura mu nzira Yesu yanyuzemo. Imana ihimbazwe cyane. Kandi abageragezwa nk'uko Imana ibishaka, bafata ubugingo bwabo babibitse uwo muremyi wabo, bakomeze bakore neza. Rero kugeragezwa k'umukristo ni igishushanyo mbonera cy'ubuzima bw'umukristo nyakuri. Saduraka na Meshaki na Abedenego bari i Babuloni, bageragejwe n'umwami. Ubwo yabashyiraga imbere igishushanyo, akabwira ngo umuntu utubarara iki gishushanyo nakoze aricwa rwose, arajugunywa mu muriro. Bibiliya iravanga abasore bafata icyemezo gikomeye, babwira umwami, baramubwira ngo iyi Mana naho itadukiza. Haleluya. Iyi Mana yadukiza cyangwa ntidukize, nta kintu cyatubuza kuyiramya, nta kintu cyatubuza kuyubaha, kuko ibi ngibi biri muri twebwe. Iyo ngeze hano mpita nibuka ko agakiza ari umutungo wimukanwa. Ntago agakiza ari ako muri Afurika ngo nugera hanze ugasige. Ntago agakiza ari ako hano mu mujyi wa Kigali ngo nugera mu ntara ukareke. Oya, agakiza si uko diakoni na pasiteri batureba ngo tuze mu rusengero duhimbaze tubyine cyane, hanyuma nitugera ku kazi bitunanire. Oya, agakiza kaduhereza inyifato. Haleluya. Agakiza kaduha discipline, agakiza kigisha umuntu ukavuga, agakiza kigisha umuntu ukwarya, agakiza kigisha umuntu aho yicara. Agakiza ariko Imana ishimwe yaduhaye agakiza. Haleluya. Agakiza ni mwirerero. Reka mbivuge gutyo, agakiza ni irerero. Nahana Imana yadushyize kugira ngo tugire ubuzima nk'ubwa Kristo. Haleluya. Babwira umwami ngo ya nta mpamvu nimwe yatuma twubarara ikigirwamana wakoze. Imana y'iwacu turayizi, ntago imeze nk'iriya wakoze. Turayubararira, turayisenga, turayishima. Turabizi ko turi kumwe n'abandi bayuda bapfukamye, ariko twebwe ibyo ntibidukoraho. Bibiliya iravanga umwami Nebukadinezari arabaza ngo ni iyihe Mana mwizeye mwumva yabakiza amaboko yanjye. Baramubwira ngo iyi Mana twizeye ntiboneshwa amaso, iyi Mana twizeye amatwi y'umwana w'umuntu keretse ufite Umwuka Wera ntiyayumva. Baramubwira ngo Imana ijya yemera, iyi Mana twizeye ijya yemera ko umuntu abaho, ijya yemera akanapfa, ariko tukapfa tuyiringiye. Imana ishimwe cyane. Hanyuma icyo nari nshatse kuvuga ngo babajugunya mu itanura ry'umuriro, basangamo marayika, hanyuma ngarabakiza.
Imana ishimwe. Ababajugunyemo barapfa, ariko abinjiranyemo ijambo ry'Imana no kubaha Imana baba hari bazima, ngo basohokamo nta n'umwotsi ubanukaho. Imana ihimbazwe cyane. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo nuko umwami aravuga ngo uhereye none nciye iteka Imana ya Sadraka na Meshaki na Abedenego ihimbazwe, kuko ariyo yohereje marayika wayo akabakiza mu itanura ry'umuriro. Uhereye none Imana y'aba basore igisengwa, ngaca iteka aravuga ngo bihinduka Imana y'aba basore isengwe kandi yubahwe. Hanyuma ubuzima bw'umukristo ni igishushanyo mbonera, nubwo yaba ari mu mibabaro, ni igishushanyo mbonera cy'ubuzima bw'umukristo nyawe. Imana ihimbazwe cyane. Icya gatandatu nuko mu mibabaro yacu Imana igikuramo ibyirato by'abera, cyangwa Imana ikuramo ibyirato. Ndabivuga gute? Imana ikuramo ibyirato ikavuga ngo mfite umuntu nubwo ababazwa, nubwo anyura muri ibi ngibi, ariko utekereza utukura Imana yirase Yobu. Hari bigenda nicara nkatekereza ku ijambo ry'Imana nkumva rirandenze. Yobu ngo Imana iramwirasa imbere ya Satani, ngo Imana ibaza Satani ngo uvuye he? Satani ati mvuye mu isi kuyitemberamo no kuyizereramo. Ubundi hari amasezerano abiri Satani afite isezerano ryo kuzerera n'isezerano ryo gucirwaho iteka. Ngayo ni amasezerano abiri, ariko hari n'amasezerano abantu bizera Imana dufite. Isezerano rya mbere dufite nuko Imana ibana natwe mu isi, irya kabiri nuko tuzabana n'Imana iteka mu ijuru. Haleluya. Ibyo bintu biranezeza rero. Hanyuma rero ngo Imana ibaza Satani ngo uvuye he? Iti mvuye mu isi kuyitemberamo no kuyizereramo. Wabonye iki? Witegereje ukuntu umugaragu wanjye Yobu akiranuka mu rugo rwe rwose. Witegereje ukuntu ari inyangamugayo. Bibiliya iravuga ngo Satani abwira Imana ngo yabuzwa n'ikizi? Wamuhaye abana yarabyaye, wamuhaye ibyo kubagaburira, ntarabura imyenda yo kubambika, ntigeze abura uburyo bwo kubajyana mu mashuri, yabuzwa n'ikizi? Bibiliya iravuga ngo nuko Imana ibwira Satani, iramubwira ngo ibyo ndabiguhaye genda ubikoreho, ubigenze uko ushaka. Ngaragenda bikoraho, abana bapfira umunsi umwe, abana 10, amatungo ya Yobu barayatwara abanyamahanga, ibintu bimushiraho. Ngo kugeza ubwo umugore yamubwiye ngo ariko umutware, Imana kubera iki kwanga bene aka kageni? Ubu Imana ihisemo kukugira inshike muri uyu mwanya. Ubu ntiwayitutse, ntiwayisuzuguye ntitubimenye. Ubu nta cyaha wakoreye Imana rwihishwa ntitubimenye. Ntago Imana yahana bene umuntu aka kageni. Ngo Yobu yitegereza umugore we, aramwe ngo ariko wa mugore wanjye we uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfu. Mbese mu kuboko kw'Imana kw'iburyo hava ibyiza tukishima, tukaririmba, tukabyina, tugaserebura, havamo ibibi tukayituka. Aramubwira ngo nubwo napfa nyiringiye. Imana ihimbazwe cyane. Rero gukiranuka k'umukristo ni igishushanyo mbonera cy'ubuzima bw'umukristo nyawe. Imana ishimwe. Ni ibyirato by'umuntu w'Imana. Imana yirata bene uwo nguwo. Icyanyuma aricyo cya karindwi nuko mu mibabaro yacu Imana ikuramo amashimwe. Kugeragezwa kwacu Imana ikuramo amashimwe. Ese mutekereza iki? Imana ikunda amashimwe. Iyo ubwo yaravuze ngo nubwo abantu batanshima icyubahiro cyanjye cyonyine ntikizigera kivaho. Reka mbabwire, mu ijuru hariyo umutwe ukomeye w'abamarayika uhora uhimbaza Imana. Ngiye bunamye bakunamuka ngo basanga Imana imaze kwera, ngo bakongera bagasubira bavuga ngo urera Mana. Bahora muri ibyo, urera Mana, urera urakiranuka, urera Mana. Wowe niyo utabivuga cyubahiro cy'Imana nticyavaho. Ariko waremewe imirimo myiza yose muri Kristo Yesu kugira ngo uzamure icyubahiro cy'Imana. Inyungu Imana ifite muri wowe ni amashimwe. Haleluya. Umusaruro Imana ifite muri wowe, Imana irashaka amashimwe. Imana ishobora kwemera kutinda kubyara ukazabyara mu gihe cyashyizweho kubera ko Imana ishaka amashimwe. Imana ishobora kwemera kutinda gushaka umugore cyangwa umugabo ukazagera igihe uzabikorera kugira ngo Imana ihabwe amashimwe. Kandi Imana ishobora no kwemera ko bitebuka bikaza vuba ukabyara bikoroheye, ugashaka bikoroheye, nabyo kugira ngo Imana ibonemo amashimwe. Ibintu byose Imana ikora ibikorera kugira ngo ibone amashimwe. Ntibyumvikana ukuntu Imana ituranya Hana ikamuturanya na Penina. Imana Bibiliya ntivuga umubare w'abana yabyaye, ariko abyara abana benshi. Hana nta mwana n'umwe afite, ngo ni ukugira ngo Hana ngo azabone ishimwe, ngo ashimire Imana pe. Nimunyumvire namwe ukuntu iyo Mana iteye.
Haleluya, haleluya. Hari ibintu Imana yemera ko bibaho mu buzima bwacu kugira ngo icyubahiro cy'Imana kizamuke. Ni Imana ikunda amashimwe. Haleluya. Imibabaro y'umuntu wizera Imana nahana Imana ikura amashimwe. Ni ibintu Imana iboneramo icyubahiro, nahana Imana ishakira icyubahiro. Haleluya, haleluya. Nahana Imana ishakira ko izina ryayo rizamurwa. Imana ihimbazwe cyane. Kubabarizwa kwawe rero ntago ari igihano Imana yaguhamye humura. Hari igihe abantu twishyiramo ngo Imana yampaye umusaraba ntashoboye, Imana yanyikoreje imisaraba ntashoboye, ugafata mwene se ukamwita umusaraba, ugasanga umugabo wawe wamwise umusaraba, oya, abana bawe wabise umusaraba, oya, umutware wawe cyangwa umufasha wawe wamwise umusaraba, oya, mukazaho geragerezwa byabaye umusaraba, iyo uhinze ntibyere byabaye umusaraba, iyo woroye bigapfa byabaye umusaraba, oya. Imana irashaka kurema amashimwe mu buzima bwawe. Humura, komera kandi utuze umutima. Imana irakuzi. Haleluya. Hanyuma Yesu ari kumwe nawe muri ubwo buzima unyuramo. Yesu ari kumwe nawe, kandi uretse n'ibyo impanda y'Imana nivuga tuzataha, kandi uretse n'impanda hari n'igihe bizaba inzira y'irembo tugataha. Ntago indwara zose Imana izazikiza, ntago indwara zose zizakira. Amadiyabete, njya mbona abantu birukana amadiyabete, hari abazakira ariko hari n'abazaba ariyo magare yabo bagataha. Ntago kanseri zose zizakira, ntago sida zose zizakira, ntago abantu bose bazakira sida, ntago abantu bose bazakira kanseri, ntago abantu bose hari igihe bizaba inzira Imana izakunyuza mu gataha. Hanyuma rero muri uko gutaha, muri iyo mibabaro yawe, haleluya, muri mbye yaravuze ngo urupfu n'intumira nzishima, urupfu n'intumira nzanezerwa, ngo kuko nzaba ngize ihirwe mu ijuru. Imana ihimbazwe cyane. Muri mbye yaravuze ngo, Pawulo yaravuze ngo tuzabana n'Imana iteka. Imana ihimbazwe cyane. Arabanga iryo sezerano rinsohoreze tubane no muri iyi si uhora undengera. Arabanga nungenze utyo mwami, urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa, ngo ubwo nibwo nzakumenya uko uri mukiza, ngo nkiratira imbere yawe. Imana ihimbazwe cyane. Rero reka dusenge. Iyo ubabajwe uhungira kurinde. Imibabaro yawe ituma usanga Imana, cyangwa imibabaro yawe ituma usezera Imana ukayitera umugongo. Abakristo benshi bajya bageragezwa bagatera Imana umugongo, bakanabwira Imana ko yabashyize mu bihano, ariko kugeragezwa kwawe, imibabaro yawe ikwiye gutuma wegera Kristo. Haleluya. Kugeragezwa kwawe gukwiye gutuma usanga Imana, ukayibwira ngo Mana ni njyewe. Muri mbye yaravuze ngo nimuze mwenyine twihererane, musanga ahantu hatari abantu. Aravuga ngo dore imiruhira baruhije n'urusaku rurabarembeje. Nukuri reka nkubwire, wowe ubwawe nubwo waba udafite ibindi bintu bigusakuriza hafi yawe, isi nayo yakuganiriza. Uzi ko isi ivuga, isi iravuga. Isi irakubwira ngo ibihe biragiye, abandi bateye imbere, abandi baradusize, abandi bana barize, abandi bashatse abagore n'abagabo, abandi bagize gutya. Isi iraganiriza, isi iganiriza abantu. Ariko nubana na Yesu ugahunga urusaku, nukuri mu mibabaro yawe uzabona ineza y'Imana. Reka dusenga Imana. Urizeye se? Imibabaro y'abantu benshi, abantu bagiye gushakira ibyishimo mu isi, abantu bashakira ibyishimo mu kunywa inzoga, abantu bashakira ibyishimo mu busambanyi, abantu bashakira ibyishimo mu kunywa ibiyobyabwenge. Erega nibyo kuko harababaye, ariko hari undi muti wakomora, n'ukwakira Yesu. Nukuri kunywa inzoga ntibyatuma ubona amahoro, nukuri kose guta urugo ntibyatuma ubona amahoro, kuko urugo rwanze. Ntago guhungira ubupfubyi mu busambanyi no gushaka ubundi buryo wabaho ntago aribyo bizakumara umubabaro. Oya, gutandukana n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe, divorce, ntago ari itanga amahoro. Oya, ahubwo amahoro atangwa na Yesu mu kubabazwa kwacu, tukajya turirimba ngo ubwo Mwami Yesu adukunda turi amahoro. We guhungira imibabaro mu byaha, ahubwo hunga ibyaha ubihungire muri Kristo Yesu. Haleluya. Imibabaro yawe uyishyire muri Kristo Yesu, amaganya yawe uyashyire muri Kristo Yesu. Niwe wenyine utazakumvira ubusa, niwe wenyine uzemera uko uteye, niwe wenyine uzihanganira intege nke zawe, niwe wenyine uzihanganira imiterere yawe abantu badakunda. Ariko nugera muri Yesu azakwemera. Maze na Pawulo yari mubi, ariko ageze muri Yesu arahinduka aba mwiza. Imana ihimbazwe cyane. Ntago warusha ibyaha Dawidi nawe yakoze ibyaha, ariko ngagiye mu Mana abwira Imana ngo Mana ntunkureho umwuka wawe wera. Imana irongereramo babarira. Ntago warusha ibyaha, ntiwarusha ibyaha babandi bose, n'ab'Imana yarababariye, ariko abanze kwegera Imana bose baciriweho iteka.
uze kwa Yesu nimba utaramwakira, nimba utarakira Yesu umwami n'umukiza wawe, cyangwa waramwakiriye ukanagwa ukongera ukumva ibintu by'Imana ntibikuryoheye, ngaruka muri Yesu. Bya bindi wahunze uvuga ngo Mana ndahunze imibabaro, ngiye kwishakishiriza, ngiye kureba uko nakirwanaho, n'ukuri nta mahoro uzahabonera, kandi nyuma yaho nta n'ubugingo uzabona. Ariko imibabaro yawe nuyizana ukazanana nayo muri Yesu Kristo, n'ukuri uzabona uburuhukiro kandi uzabona amahoro yuzuye. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge tubwire Imana ngo Mana dukeneye imbaraga mu kugeragezwa kwacu, dukeneye kubana n'Imana mu mibabaro yacu. Paulo yavuze ngo mbonye ko kugeragezwa kw'igihwayihwayi k'umuntu wacu w'inyuma kudakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzabona, ngo kuko tureba ku bitaboneka, ngo kuko ibiboneka ari iby'igihe gitoya, ngo ariko ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Yesu aragukunda ku kigero utazi utanatekereza. Yesu agukunda urukundo rukomeye. Ubwo ufite amahirwe yo kuba ukiriho, uracyafite ubuzima muri Kristo Yesu, uracyafite amahirwe yo kwakirwa n'Imana. Imana ishimwe. Kandi nawe ukomeye, komeza abandi, bwira abandi ko Yesu agira neza, bwira abandi ko Yesu ababarira, ubwira abandi wakuruhuye. Ntimukire utabwiye umuntu umwe cyangwa babiri ibyo Yesu yagukoreye mu buzima bwawe. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Mwagize neza kubana natwe mu mwanya w'ijambo ry'Imana, kandi n'ukuri tubifurije ibyiza, twifuje ko muzabana n'Imana, tubifurije kuzabana na Yesu mu ijuru, tubifurije kuzarangiza urugendo rwanyu neza mutaguye mu nzira, twifuje kuzumva impanda ya Kristo ubwo azaza ahamagara amazina y'abera, kugira ngo namwe muzumva amazina yanyu mwitabe. Nanjye nzaba mpari, nawe ntuzabureyo. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Mu nzira ndende y'ubuzima ugenda unyuza mu mwana w'umuntu, n'ukuri utwemerera kubana natwe, kuko ntujya udusiga, ntujya wemera ko tugenda twenyine, watwemereye inkunga kuzagenda natwe kugera ku iherezo. Turagusabye ngo ubane natwe. N'ukuri inzira iraruhije, Muririmbyi yaravuze ngo inzira iraruhije, twitange tutazananirwa tukigenda, turye umutsima utera imbaraga kandi tumwe ku mazi y'ubugingo. Dukeneye umutsima ariwo jambo ry'Imana, dukeneye amazi y'ubugingo, umwuka wera w'Imana akaba mu buzima bwacu. Iri jambo ryawe rero turasenze kugira ngo rishore imizi, rigire imbaraga mu mitima y'abaryumvise, kandi rizahinduka imbaraga kugira ngo rihindurire benshi kugakiza, kandi abamaze guhinduka bahabwa imbaraga zingana n'igihe bahagazemo. Urakoze Mwami Yesu. Imibabaro yacu ntikwiye kugereranywa n'ubwiza tuzabona. Turagusabye kugira ngo ubane natwe, kandi gukiranuka kwacu kube kuri muri Kristo Yesu gusa, kuko ari we mbaraga z'abizera. Urakoze kuko wumvishe gusenga, ibyo ushaka n'ibyo ushima ibyo biba mu buzima bwacu. Dusengeye igihugu cyacu, dusengeye abera bose mu mpande nke z'isi, dusengeye itorero ryawe Mwami, kugira ngo tubone umugisha w'Imana. Byifuzo bya benshi, abarwayi bakize, abafite intambara nyinshi zitandukanye, nibabona umugisha w'Imana ku bwa Kristo. Urakoze kuko wumvishe gusenga, icyubahiro n'ikikugarukire kuko uri Imana y'inyembaraga, mu izina rya Yesu.